cyane. Nyemere nkakubaza akabazo gato ko. Oya nta kibazo rwose. No kuvuga ngo hari igiti cy'amapera. Yego. Amapera yesa aryoshye ameze neza. Amapera ubwo n'amanyarwanda ko nabonye ngo hari n'amazungu. Nta kibazo reka tuyite ko ari amapera gusa. Ibyo gusa. None munsi ya cya giti cy'amapera haryamyemo intare yishwe n'inzara. Ndabigenza ne kugira ngo ngere kuri ya mapera. Tuhereze inzira twanyuramo kugira tujye kurya ya mapera kuko turashonje. Intare warumbwiye ngo munsi y'amapera hari intare haryamye yishwe n'inzara. Ubwo se ubwo ayo mapera uyaretse ukigendera kandi ushonje wumva nutayarya ahubwo uricwa n'inzara urapfa. Mbo reka tureke nyine wenda urashonje kandi urumva uyashaka. Twe turashaka ko tubona solution y'ikibazo. Ndimo ndayabona n'amapera ari mu giti ameze neza arahishije ariko munsi ya cya giti haryamye intare yishwe n'inzara. Ndabigenza ne kugira ngo ngere kuri ya mapera nyarye. Imana ize kumfasha nuze kwisubiraho ijambo uvuze. Uravuze ngo intare yishwe n'inzara. Ahubwo ngiye ikibazo ndibuze. Reka twongere tubahe ikaze mwese abakurikiye Semugeshi Damascene. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana, nizere ko mumeze neza kandi n'abameze nabi mwihangane. Ababishoboye musenge kuko Imana ishobora byose. Imbere ya kamera rero twakiriye umukozi w'Imana, umwana w'Imana, umuntu mureba. Natinze reka muhe ikaze abasuhuze mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu abantu badukurikiye. Watwibwira bigakunda se? Nakivuga kuko nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye. Amazina yanjye nitwa Kwizera Gilbert. Yego. Ndi umuntu mukuru w'umupapa ufite umugore umwe n'umwana umwe. Yego murakoze. Umuntu w'umupapa byumvikane ko ufite n'ubwenge bwagutse cyane. Nyemere nkakubaza akabazo gato ko. Oya nta kibazo rwose. No kuvuga ngo hari igiti cy'amapera. Yego. Amapera yesa aryoshye ameze neza. Amapera ubwo n'amanyarwanda ko nabonye ngo hari n'amazungu. Nta kibazo reka tuyite ko ari amapera gusa. Ibyo gusa. None munsi ya cya giti cy'amapera haryamyemo intare yishwe n'inzara. Ndabigenza ne kugira ngo ngere kuri ya mapera. Tuhereze inzira twanyuramo kugira tujye kurya ya mapera kuko turashonje. Intare warumbwiye ngo munsi y'amapera hari intare haryamye yishwe n'inzara. Ubwo se ubwo ayo mapera uyaretse ukigendera kandi ushonje wumva nutayarya ahubwo uricwa n'inzara urapfa. Mbo reka tureke nyine wenda urashonje kandi urumva uyashaka. Twe turashaka ko tubona solution y'ikibazo. Ndimo ndayabona n'amapera ari mu giti ameze neza arahishije ariko munsi ya cya giti haryamye intare yishwe n'inzara. Ndabigenza ne kugira ngo ngere kuri ya mapera nyarye. Imana ize kumfasha nuze kwisubiraho ijambo uvuze. Uravuze ngo intare yishwe n'inzara. Ahubwo ngiye ikibazo ndibuze kugira nuko ndarya amapera iri ana riri kunukira naho ubundi intare yarapfuyeyo. Mbo mba nkukuriye akantu ariko uri umugabo uzigurire. Igisubizo ni icyo ngiki. Ubwo se wanguriye ikintu ahubwo ko numva akantu kabari. Nta kibazo uzigurira ikintu. Nzigurira ikintu. Ikidiya ubwo ngubwo. Nanone kandi. None se rero mukozi w'Imana turabizi ko ufite impano nyinshi zitandukanye. Hano twakira abanyempano batandukanye, abahanuzi, abavuga butumwa, abacuranzi, abaririmbyi. Ese mwebwe tubakiriye mu yihe mpano? Rero impamvu nifuje ko udahita uyivuga ahubwo ndagira ngo uyikoreshe abantu bahita bamenya bati wa muntu tumwakiriye burya mu kuvuga amazina y'inka cyangwa tumwakiriye mu mpano yo guhata ibirayi. Mbo bitewe n'impano ufite niyo urakoresha abantu bahita bayibona. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe n'ahantu hariho hagutunganiye mwami. Ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye wibonere maho kuba. Amen.
ndakeka ari muri iyo mpano ubwo ndayibabwiye. Amen. Twakiriye umuhanzi umuririmbyi, harya ngo umuntu ufate role model wawe ninde watubwiye ushize? Babaye benshi babaye benshi cyane, noneho baranancaranginga cyane ku buryo ntabasha kumenya uwo nizera. Babaye benshi kandi beza. Navuga kereka wenda ari nk'agapapuro nari nanditse nkahera ku murongo nsoma naho ubundi sinabavuga ngo mbarangize bwakira bugake. Ubwo nabyumvise nanjye shobora kuba ndimo. Nimba mwarakurikiye abantu baririmbye, nanjye hari indirimbo najya nkunda kuririmba kera muri Chorale de Dimanche ivuga ngo Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, yararirimba bw'imyuka mibi gahunga, ariko nubwo naririmbaga ari njye wayihimbye ndetse tuvuga ngo ngiyo ndirimbo ndayizi ni star koko ya ubwo, cyangwa yaba ari ya Dawidi nayo ntago mbizi. aringize ngo nayo ni ya Dawidi. Mbo rero byanze bikunze hari impamba ufitiye abanyarwanda, kuko ntago twakwakira gutyo gusa kuba waririmbye babyumvise uri umuhanzi. Ese n'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange? Ubutumwa bwomba mufite ni bwinshi, ariko wenda hari igihe abantu bakumva mvuga ngo ndi umuririmbyi bakagira ngo ndirimba zose. Hari abakeka ko ndirimba hip hop, hari abakeka ko mvangamo na gospel ngashyiramo na zya zindi baba zita ngo secular music, ariko ngewe ndi umuririmbyi ariko uririmbira Imana. Ntago nabigize umwuga ku buryo mbihemberwa, ahubwo ndirimba kugira ngo nanjye ariho nambutsa ubutumwa bwo kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro cyangwa se rimenyekane no mu bihugu batarizi barimenye, no mu batamwemera bamwemere kubwo kumuririmba cyangwa se kumuvuga cyane, umuntu akamwamamazaho ubutumwa. Niyo mpamvu rero cyangwa se n'ubwo butumwa naha abantu badukurikiye. Ubwo butumwa bundi rero nabaha nta bundi nubwo gukurikira Yesu mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu yamukurikiramo, ariko ibyaba byiza yakifashisha n'indirimbo. Hari izo mu gitabo, hari iz'abahanzi baba baragiye baririmba, hari izo nawe ubwo ashobora akumva ziri kumukurura mu bigendanye no gukurikira Yesu. Izo nazo nibwo butumwa nabaha kugira ngo bamukurikire ariko mu buryo busobanutse. Murakoze. None se wowe hari indirimbo zawe bwite waba ufite? Hoya, ariko ndirimba mu makorari agiye atandukanye, yaba ku mudugudu cyangwa se reka mbihurize hamwe. Mu mudugudu haba hari korari ngomba kuba mbarizwamo, ariko hari indi ijya iririmba bisa nkaho ari buri kanya dukunze kwita worship team. Yego. Naho njya mbabarizwa, ubwo numva nibwo ni muri ebyiri. Ni korari worship team ushinzwe kuramya no guhimbaza, na korari ubwayo yo ku mudugudu aho nsengera. None se ni ikihe kintu wabwira abantu b'abaririmbyi ariko usanga baramenyereye ibyaha cyane? Urugero ugasanga dirija na dirijante barasambana bakaza bagakomeza umurimo kandi ukabona nta cyabaye. Ugasanga wenda abantu runaka ni umunyamagambo, ni umunyamatiku, ibintu byose nyine arabivanga ariko ukumva ngo nta cyabaye, ndetse wanamuvugisha akakubwira ati ngende uba nta mutima ucira urubanza. Umuntu nk'uwo wamubwira ngo iki? Igihe cyose sinzi niba usobanukiwe ijambo ikiraro. Ikiraro ni ikintu umuntu ashobora kwifashisha yambuka kandi akakifashisha nta kintu agihaye, we akanyuraho gutyo gusa. Habe abibiraro bihenze, nta kiraro wapfa kunyuraho utanze amafaranga, kuko niyo nzira nyine ibihari. Abe cyahenze abanyarwanda cyo muri Nyungwe, abandi bakinyuriraho ubuntu, abanyamahanga bakinyuraho, abantu bose bakinyuraho, kandi ni ikiraro. Hari n'abantu rero bameze nkaho ari ikiraro cyangwa se ari icyapa, kuko ni icyapa gishobora kukurangira ahantu ariko nta mafaranga ugihaye utaranagishyizeho. Hariho abantu rero nabo bateye gutyo. Hari umudirije ushobora kuririmba neza agatuma hari umuntu
witaba Yesu mu buryo bwo kugira mu buryo abonyemo uko umuntu aririmba. Wenda ashobora kutamenya imico ye n'imyifatire kuko aramutse ayimenye ntago yaba akiri ikiraro, ntago yamunyuraho amenya iby'agakiza. Ariko kubera ko baba batazwi, ntago ari abantu benshi baba babizi ko ari bakora ubwo navuga reka mbishyire wenda mu byaha, ntago baba babizi ko bakora ibyo byaha, ariko babimenye ntibakambuka kuri icyo kiraro. Ariko kubera ko batabizi baracyambukaho, ahubwo wenda ikintu gishobora kubabaza nuko bashobora kumenya imico yabo nyuma barahageze, wenda bikabatera ikibazo, ariko n'ubundi baba barakomeje inzira y'agakiza ariko baciye kuri ibyo biraro byabo banyabyaha, ariko mu buryo butazwi. Niko nagusobanura rero. Ariko abangaba biba bidafite icyo bibwiye, ni ikibazo cyane, kuko hari abantu njya numva bihesha amahoro ngo Imana ngo ntago yakora ikosa ngo ryo gutwika ngo abantu ngo kandi ngo yarabaremye. Nge ndumva atari n'ikosa yabikoze, ahubwo byaba ari byo, kubera yuko Imana yashyizeho inzira ebyiri, ishyiraho n'icyiza n'ikibi, kandi umuntu wakoze neza afite uko azahembwa neza, ariko n'umuntu wakoze nabi ntago azabura guhembwa nabi. None se wakora neza ugahembwa nabi? Ahubwo ukoze neza wahembwa neza, unakoze nabi uzahembwa nabi. Imirimo yose umuntu akora rero niyo azagororerwa. Murakoze. Imana iguha umugisha cyane rero mukozi w'Imana, wakoze kuza. Reka tukwifuriza amahoro n'imigisha, tugushimire. Kandi namwe ndayabifurije. Umuntu agushaka yakubona gute? Kumbona kereka wenda kumbona se ubwo ngubwo tudaturanye buriya se wambona utera? Ntabwo umuntu yaguhamagara, kereka duhuye mu nzira ukaba urambonye. Okay, nanjye nakubonye. Imana iguha umugisha. Amen, amen. Amen.